Muraho, tariki 25 Ukuboza buri mwaka. Iyi tariki nta muntu utayizi keretse ahari ari ukwigiza nkana. Noheli yaje ryari? Ninde wayizanye? Ni bande bayizihiza? Ese hari abakristo batayizihiza? N'ibindi byose uyibazaho ugiye kubimenya aka kanya. Nitwa Hirwa Innocent kuri Hirwa SMTS. Abakristo babarirwa muri za miliyari 2 mu bihugu bisaga 160 nibo bizihiza uyu munsi. Igitangaje si abakristo gusa bawizihiza ahubwo n'abatari bo barawizihiza. Byagenze gute ngo Noheli cyangwa Christmas iba imeze uko imeze uyu munsi? Hari abizihiza uyu munsi bagendeye ku ngengabihe cyangwa kalendari yakoreshwaga mbere, hakaba n'abawizihiza bagendeye kuri kalendari ikoreshwa none. Iyi kalendari ya none yahimbwe n'uwitwaga Gregoire, ndetse iya mbere yo yahimbwe n'uwitwaga Julian, ariwe bagiye bazikora izo kalendari zombi. Ugasanga bijije Noheli kuri tariki ya 7 z'ukwa mbere buri mwaka. Bivuze ngo hari abizihiza Noheli bitari tariki 25 z'ukwa 12 nk'uko benshi babimenyereye, ahubwo hari abizihiza Noheli tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere. Ibi ntibitangaje cyane, dore ko muri Philippines bo bayizihiza mu kwa 9 tariki ya mbere. Imibare igaragaza ko 12% by'abakristo bizihiza Noheli ku tariki 7 z'ukwa 12, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bitewe na kalendari bakoresha. Ugasanga mu gihe haje iyo kalendari ntabwo abandi bemera kuyikoresha. Ibindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Amerika, Ubudage ndetse n'ibindi bihugu byinshi bya Afurika harimo n'u Rwanda rwacu rwa Gasabo bizihiza uyu munsi wa Noheli tariki 25 Ukuboza. Akaba ari umunsi uba ari uw'ikiruhuko hirya no hino mu gihugu ndetse no mu bindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Mu gitabo cyanditswe na David C. Park yagaragaje uko imigenzo ya kera mbere y'uko ubukristo byari bimeze. Mu gihe kimeze neza nk'icya Noheli ibaho, habaga imihango yo gusenga igirwamana, ikaba ari ibihe abantu bahuraga bakanezerwa cyane. Mu gihe cya Roma nk'inkomoko y'ubukristo nyuma y'ibinyejana 5 babona ko nta kuntu bakwigarurira abitwaga abapagani, bityo bazana inzira yo gukoresha Noheli. Inzira yonyine yashobokaga ni ugukoresha ibyatuma babishimira, ntibakureho ibisanzwe ibyo bari basanzwe bamenyereye. Umunsi ubagwiswa gikristo gutyo bawita Noheli, cyangwa benshi bazi mu zindi ndimi nka Christmas. Mu mwaka w'1308 nibwo iri jambo ryaje rya Christmas bivuye ku rindi jambo Christmas mu Cyongereza, rikomeza guhindurwa kugeza mu 1131 ryitwa Christmas, rikuwe mu Ruheburayo Messiah cyangwa se Mesiya, kimwe no mu Kigiriki Christos bivuga uwasizwe, kimwe no mu Kilatini bivuga misa, ari naho hava inkomoko ya misa. Hari andi mazina bita uyu munsi wa Noheli nka Anglo-Saxons na Nativitas bivuga kuvuka. Noel ryakuwe mu kinyejana cya 19 nibwo cyatangiye gukoreshwa, cyangwa mu Gifaransa Noel na Noël nabyo bivuga isabukuru y'amavuko. Ntiwavuga kuri Noheli ngo wibagirwe igiti benshi bakunda gukoresha, ugasanga bagitatse neza, gifite amabara y'umutuku, icyatsi ndetse na zahabu. Umutuku uba ugaragaza amaraso ya Yesu no kubambwa kwe, icyatsi kigaragaza ubugingo bw'iteka. Icyo giti cyatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 16. Uyu ni umunsi imiryango ihura ikaganira, ikanasangira, impano zigatangwa. Ni umunsi w'ikiruhuko mu bihugu byinshi. Noheli nziza mwese kubayemera. Murakoze. Ni Hirwa Innocent kuri Hirwa SMTS.